yego reka duhe ikaze ku karubanda tutagiye kuvuga ku bwishingizi ahubwo tugiye kuvuga ku makuru mbega inkuru izi nkuru yo tutazivuze byari kuba ari ntabwo bikunda njye ntabwo nari buryame urumva inkuru zari nyinshi pe ubundi nyurira habaye icya mbere ngo press conference ngo yari yo gukora iki press conference yari ahubwo mnaye ndabikubajije Eurade ni wagiye nge se njyayo urumva amaze iminsi abintambara oya bari uvuga ngo okay bamaze iminsi baraswa bamaze iminsi mu ventura bayirasa noneho batumije iyo nama y'abanyamakuru sinama y'abanyamakuru ikiganiro y'abanyamakuru kugira ngo basobanure ibirimo biba ku rubuga rw'urugamba cyangwa se ku mirongo y'urugamba none se hano ninde muvugizi abasivili baje gusobanura intambara none ndi kurebera hano habi rebera hariya abasivili se n'abayobozi baje nyine intambara irwanwa n'abasirikari ariko boherejwe n'abanyapolitiki okay niyo mpamvu rero baje kubyisubiriza ngo biteye bitese hari ingingo nyinshi batangaje ariko wavuze mu kinyarwanda Dr. Oscar Barinda barinda kandi Dr. Oscar Barinda yasemuraga oya yavugaga mu kinyarwanda nyine yahaye detail abanyamakuru nyuma ahubwo da gafite iminota nk'ingahera sibuka neza amahirwe Eurade akohereza ariko reka twakumva bimwe mu byo bavuze reka twumve bimwe mu byo bavuze hanyuma tugaruka nza nkubwira ibyabaye ugati agakano kugakano Oscar Barinda muri press conference irangiye mu kanya hari ingingo yagarutswe yo kuvuga ngo trop c'est trop ntabwo muzakomeza kwihanganira ibitero mwafashe gahunda yo kuba noneho mwana bisubiza mwatubwira umugambi cyangwa se umwanzuro w'icyemezo mwafashe mu kiganiro cya none coordinator wa Alliance Fleuve Congo M23 Bwana Corneille Nangaa yavuze ko ibintu bikabije leta ya Tshisekedi ubutegetsi bwe nta kintu na kimwe ngubahiriza mu bintu byose bwasinye kuva turi Doha tumaze gusinya amasezerano atatu akomeye hari itangazo rusange ryasomwe hano i Goma risomwa n'i Kinshasa ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka hari noneho itangazo ry'amahame declaration of principles ryashyizweho umukono ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka bikubiyemo ingingo indwi ariko ingingo ebyiri nyamukuru twari ukurekura kw'imfungwa kugezwa n'ubu nta n'imfungwa n'imwe leta ya Kinshasa yari yarekura hakabaho noneho kubahiriza agahenge ako gahenge ntabwo kubahiriza batugabaho ibitero buri munsi ndetse n'iri joro rya none baraye barasa uruganda rwa Twangiza aho bishe abaturage batagira batugabaho ibitero rero mu duce twose ariko cyane cyane mu misozi ya Minembwe aho abaturage ba Minembwe baragoswe babahaye ultimatum yo kuvuga ko mu minsi itarenze 10 bagomba gushyira intwaro hasi batabikora bakaza bakabakorera genocide bakabarangiza hari noneho amasezerano ya gatatu ariyo nyine yo gushyiraho akanama ko kugenzura no kubahiriza agahenge hashyizweho umukono mu cyumweru gishize tariki 14 z'ukwezi kwa 10 urumva ibi byose ntabyo byubahiriza niyo mpamvu twavuze rero Doha kuri twe pe turayishaka kuko dushaka amahoro ariko leta kuri leta ni ikinamico bagiyeyo kugira ngo mbese nk'igihe cyo guta umwanya gusa bitegura intambara yo kutugabaho ibitero bakusanyije abasirikare bagura ibikoresho n'amadrone n'indege z'intambara barekrutinga abacancuro bashaka abandi bacancuro bashyashya bava mu bihugu by'aba Colombia ba Blackwater mbese bo barategura intambara twe muzi rero ko twatoranyije inzira y'ibiganiro by'amahoro nk'inyishu y'igisubizo cy'iki kibazo kiri muri aka karere k'igihugu cyacu ni mu kinyarwanda ni mu kinyarwanda ngira ngo ni ikiganiro n'abanyamakuru gikozwe na n'uyu mutwe urwanira mu burasirazuba bwa Congo AFC M23 ngira ngo ikiganiro cyarimo Corneille Nangaa uyoboye iri huriro ryabo yego harimo perezida wa M23 Bertrand Bisimwa
harya uriya we yitwa nde? uriya mugabo izina rye ntabwo ndabasha kandi ahora yicaye hariya ariko ntajya asubiza sekereteri perimana ariko ntajya asubiza we ntabwo ajya asubizamo reba baza gugwa izina rye basubiraga ku minsi ishize ni nacyo ndimo nibaza ibiganiro birimo kuba i Doha ibya Washington Konops ngira ngo yo muri Angola ibi byose birimo biraba ariko intambara n'abaturage baracyari mu kaga ni ukwibaza ngo ibiganiro bidashobora guhagarika imirwano ntibihagarike gupfa kw'abaturage ntibihagarike amakimbirane ari hagati y'ibihugu n'ibindi haba mu mvugo no mu bikorwa. Yego. Aya masezerano twavuga ko ahwereye aya ngaya y'Idoha se uribuka uhuye na Washington irahwereye ariko Washington ntabwo yapfa guhera nayo sinavuze ko yapfuye navuze guhera guhera kuko umuntu wahereye bashobora guhera buri mu nzira ziganaho kugupfa ariko guhera byarahwereye. Ariko niba wibuka neza ibarwa bano bantu bigeze kwandika isa barimo berekeza Doha n'ubu ngubu nizo nzira bashobora kuba basubiyemo kuko icyo gihe nabwo nyuma imirwano yarabaye ahubwo gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanye abangaba barashinja leta ya Kongo kubagabaho ibitero ariko nabo ntabwo bahagarara aho Zanzibira gukomeza bagiye bahigarurira naho za Mpeti ariko nabo bafite ibyo bakoze. Yego bafite ibyo bakoze ariko ntabwo inzira y'amahoro iri ku murongo mwiza ugana ku ikemuka ry'ikibazo. Umuyobozi ubwo bari n'umuvugizi ariko buriya umuyobozi mukuru n'ubundi cyangwa se coordinateur wa bariya AFC 23 hari byinshi yatangaje biri mu bintu bigera kuri 5 mbona umunyamakuru umukongomani witwa Steve Wemby yagerageje kuzana mu buryo bumwe cyangwa ubundi we yashimangiye ko umutwe bayoboye cyangwa se n'igisirikare cyabo batigeze na rimwe bangiza agahenge akavuga ko ibi bikorwa byo kwangiza agahenge cyangwa se kutubahiriza agahenge M23 ivuga ko kusirku ubwo nijotse kwijosa unkubita urushyi nanjye nkubita urundi cyo ni icyambere. Icya kabiri avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo bugaragaza ubushake bubi aho bukomeje cyangwa se imigambi mibi aho bukomeje n'ubundi kwica abaturage cyane cyane mu bice bituwe cyane n'abaturage. Harimo n'umuntu rero wa directeur wa Banque Centrale Congolais aho ngo ashobora kuba yaragize ikintu kigendanye n'ubwesikoro ku bigendanye no kuvunja amafaranga. Bagahakana ko batarimo biba amabuye y'agaciro ahubwo bakabishinja umuryango wa Perezida Tshisekedi bashinja kuba warabaye impuguke n'inzobere muri za feri zo kwiba amabuye bagashimangira ko bakiri mu biganiro by'Idoha kugira ngo babashe kugarura amahoro n'umutekano muri Kongo Kinshasa ndetse n'impamvu muzi zateye iki kibazo. Ku kigendanye n'u Burundi Corneille Nangaa yavuze ko nta biganiro na bimwe bagiranye bari kuvugana n'u Burundi ntabyo nabonye mu Gifaransa. Icyambere icyo nibaza kuri ibi yego niba hari amakimbirane baravuga ko barimo kuraswaho n'indege ariko nabo mu minsi y'itandukana bumvikana bavuga ko hari ibice bafashe. Yego bashobora kuba bagikoresha ya mvugo ivuga ngo birwanyeho. Yego ndetse bakavuga bati iyo twirwanaho turabasunika tukabageza kure ariko ushyize muri logique ni intambara abantu bari kurwana. Ngira ngo haba abanyamurenge ejo twavuganaga haba babandi bandikiye Masad Bros bagaragaza ko bene wabo mu misozi miremire ya Minembwe bashobora kwicwa bakarimburwa isaha iyo ari yose bakurikije uko babwiwe n'ingabo z'u Burundi zibabwira ko mu gihe cyose muri biriya bice kigaragara ingabo zatwirwaneho kandi ari bene wabo bagomba kubica bakabamarayo niba batemeye kuvayo. Ikindi ari
abandi bari mu ngabo za leta barimo gusaba abo mu yandi moko abapfurero ababembe n'andi bose baturanye aho bakoresheje abanyindo sinzi indi terime abatwumva barabazi ko bagomba kuva muri ibyo bice birimo abanyamurenge kuko nibatahava bazapfana nabo izo mvugo n'izindi zirasobanura ko abantu bakatiwe urwo gupfa rimwe na rimwe n'umuturage kwica undi bishobora kumworohera kuko kugeza ubu ikindi kintu gihari muri za nzira barimo gufunga ni videwo udashobora kurebesha amaso uri umuntu abagore barimo barafatwa ku ngufu baramufata wenda yari yagiye guhaha kwa kundi bashakisha akaza bagera mu nzira bakamufata ni videwo ngewe nayirebye abagabo bagera nko kuri 4 bagasambanya umugore basimburanya ndetse bagera bagakoresha n'ibindi bikoresho amacupa yaravuye gukoresha ibyo yazanaga n'ibindi ibaza abantu basambanya umuntu bakoresheje ibyo bintu kugeza apfuye ibyo ni ibintu birimo kuba mu nzira irimo ingabo z'u Burundi irimo ingabo za leta ni videwo zirimo kubaho babera ibitangaza bamwe baba bakora ibyo abandi bagenzi babo babafilima kugira ngo basharinge bagenzi babo babwire bati namwe aho muri mushobora gukora ibisa n'ibi ngira ngo sinzi icyo bagambiriye ariko biratangaje kubona Kinshasa bafunze abasirikare bagaragaye bajugunya umuntu wari waje kwiba ipantaro ikavamo mu modoka bakaba badashobora iyi videwo nayohereje Ikenge iyo videwo namubwiye ngo yagusubije se yakoresheje ntuza akantu gapfutse umunwa twadutende ariko nukuvuga ngo niba bashobora gufunga umuntu kuko bamujugunye mu modoka ipantaro ikavamo bakaba badashobora kwibaza ngo birimo biragenda bitaba abagore b'abanyamurengekazi barimo gufatwa n'abantu bunyamaswa simbabeshye abantu bigeze kumva urubanza rw'umuntu witwa Akayezu we yari yaravuze ko mbere yo kwica abagore n'ibindi bagomba kubanza kubasambanya mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi muri ibi bice rero biri hejuru abawazarenda ubu nicyo barimo gukora mu buryo buteye ubwoba ni ukwibaza ngo M23 usibye kuba ije ikajya hari ikajya imbere y'abanyamakuru ikavuga ese koko iraguma yicare abarundi bayobora ibice babuza abanyamurenge kujya guhaha wazarendo zifata abana b'abakobwa b'imyaka 16 20 hariya babice babicishije kubasambanya hanyuma igihe nikigera bazavuga ngo baje gutabara cyangwa bananiwe aho bari bashoboye ni hariya kuko urumva niba bavuga ko batabara abantu niba batabare cyangwa niba badafite ubushobozi bigarukiraho nyine ariko nyine ni birimo kuba haraba byinshi bitandukanye ariko nukwibaza keretse niba igitutu cy'amahanga cyababwiye kiti hari aho nimuhagere gusa nyine ariko nanone uharebye ntaho bitani ntambarira aba buri munsi bararwana hirya no hino keretse niba hari ibindi bivugwa hirya no hino kugira ngo nabyo katwumve ku kigendanye n'Uburundi bivuze mu gifaransa avuga ko nta biganiro na bimwe bigeze bagira n'Uburundi ahubwo ko abo bari kuganira nabo ari ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bwigeze mu minsi ishize kuvuga ngo jamais. C'est comme si vous me posiez la question de savoir est-ce que Dieu réellement mange? Trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là. Nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura. Nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa. Le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais il ne va négocier avec nous. Mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Rero ni Corneille Nangaa akaba ari umuhuzabikorwa w'irira huriro n'ubundi FCM 23 ubwo nuko muri Kongo uyu munsi bigiriwe ariko kare mu gitondo nabonye inkuru wenda tuzayigaruka ku munsi w'ejo ndabona muri Warikare nyuma y'ibitero ngo bakomeje kugabwaho umutwe wa FCM 23 ukomeje kongera abasirikare mu bice bya Kashebere na Kibati muri Warikare kugira ngo barimo baturuka hava za Kasopo nako FARDC kandi uyu munsi yahamije ko yongeye kubarasaho ibindi bombe M23 nibivuga ariko ko yagize ko bayirashe yego ko bayirasheho kuyirasaho byo bagomba kuyirasaho gucyo nibaje muri kiganiro nta muntu watubabajije impamvu indege zongeye kubasha kujya mu kirere cyabugereranyije na mbere
gusa abasivili bari kubisubiza kuko nibo baje kuvuga intambara. abasivili baje kuvuga umuntu wangije agahenge Hakigeze kabariko. karabaye agahenge mu matora yo gushaka rero uzaba perezida w'inteko ishinga amategeko muri Congo ndabona monsieur Mboso Christophe Mboso kandidatire yayifashe ayirambikamo ati ndawuhatanira nanjye uyu mwanya. Si wa musaza? Niba musaza Mboso rwose akeneye uyu mwanya ariko amahirwe baravuga ko bayahundi. Mboso mu bigendanye no guhindura itegeko nshinga ashobora kubishyigikira atagoranye kuko ishyaka rye ntabwo rikomeye cyane. Kuba ishyaka rya Mboso ridakomeye cyane rero bivuga ko kandi akaba yikomokera mu bice bya hirya nta kibazo na kimwe afite. Mboso ku myaka ya 83. Ko numva ari nka muperezida yarayobora ariko kuba ntacyo byaba bitwaye nta kidasanzwe ni ukumenya niba perezida Tshisekedi n'itsinda rye bamufite nk'umuntu ushobora kubafasha mu guhindura amategeko umwanya ku wundi mu buryo bwabo babishakamo, cyane ko umwaka wa 2028 hazaba amatora. Icyo gihe haramutse abaye perezida Tshisekedi yabarangije manda ziteganywa n'itegeko, ariko niba uyu muntu yamubera mwiza mu kumufasha ko ashobora kumara iminsi ariho kuko muri Kongo hari ibibazo. Yego, ibyo nabyo icyo kirashoboka. Icyo abaye ashobora kubimufasha yamugira uw'ingenzi akamuha uwo mwanya. Yego, kuko n'uwavuyeho niwe wamukuyeho nubwo hari abatora, ariko nyine ukurikije uko kamera avuga byamugendekeye yabigizemo uruhare. Ikinyamakuru cyitwa RFI dusoza kirandika ko uyu mutwe wa FC 23 wibye toni 500 za zahabu. Uzikuraho uzijyana hese? Aho reka nze ndeba aho uzikura uzijyana koko. Kuko ubundi nkuru naho iri. Bazibye nde? Bazibye Kongo. Oya bose saba Kongomani, Kongo se ni ibiro 500, nimze toni 500. Ibiro 500. Babyibye nde babishyira nde? Kanze nde biraza kurangira bigenze kwakunda. Tubuza umuguzi. Nukuvuga ngo babyibye nde? Kubikura muri Kongo. Ngo babyibye mu birombe byatwangiza. Ibyo nibyo bafashe. Cya kirombe ejo bundi barasagamo. None warasaga ashaka kugarura ibiro bye. Birashoboka. Okay. Icyo cyumvikanye. Mu mezi 5 rero bamaze twangiza muri iki kirombe ngo bamaze kuhiba ibiro 500 bya zahabu. Ese ubwo barabyiba cyangwa barimo barabicukura? Ntabwo mbizira. Gusa uyu mutwe urabihakana. Kwiba. Oya. Kwiba wabihakana utabihakana igihe icyo nibaza. Kwiba ni ibyande. Kwiba ni ibyande? Bariba nde? Bariba abashinwa. Abashinwa se bo kuki bagiye batagumye ngo bakorane nabo? Oya abashinwa baracyane bo babicukura. Ahubwo ngo baracukura ubwo izinge cyamba zikabigiba nkuko mbona babizibishinja. Abashinwa nibo bavuga ko bibwe se? Ni ikinyamakuru cyitwa RFI kibivuga. Reka dutahe tuzagaruka. Si amafaranga se? Ibiro 500 bya zahabu. Nako bakoramo kuko nibo bagenzura. Ikindi rega abantu baba bari bibagiye ko abantu ari inyeshyamba. Kandi bibagiwe ko Tshisekedi yafunze banki. Rero niba ibiro 500 babifite, icy'ingenzi nuko batabiteka. Abantu bazabigura. Niba bigura amafaranga yashaka gukura muri banki arinze kuko bazifunze, azakuramo ibyo yarakeneye. Yego. Si inkuru ni so kuyigenze. Nitwakitahira gusa turatashye. Ubwo reka dutegereze turebe niba ibi bivugwa kuvuga ngo ntibari butegereze ntibagira bate niba hari icyo babikoraho. Yego, rero naho ku munsi w'ejo muri twibature ubwo murara amahoro witeka abarinde muri iri joro.